Dore intwari 9 wakoresha kugira ngo inzozi zawe zitsinde niyo abantu baba batagushyigikiye. Kuko buriya ntuzasaba uruhushya rwo kubaho uko ushaka kubaho. Inzozi zawe ntabwo zifite komite y'abazemeza. Icyemezo cyo gukomeza ni weho ukifitiyemo indani muri wowe. Rero izi ntwari 9 twihuse, intwaro ya mbere ni kwihangana, ibyo twakita patience mu rurimi rw'icyongereza. Inzozi ntabwo ubundi iyo uzikoze uhita ugera ku gisubizo cyazo ejo, cyangwa se umugambi wazo ntabwo uhita ugeraho ejo. Gira umutima wihangana kuko urugendo rwawe rufite igihe cyarwo cyo kumera kandi kigatanga umusaruro ku buryo abantu bikanga. Dukomeza n'impamvu ya kabiri ari nayo ikomeye kurusha iya mbere, gukora cyane kandi mu mutuzo, icyo twakita silent work mu rurimi rw'icyongereza. Ibyo ukora buriya ntibihore mu kanwa kawe, ubigaragaze mu musaruro, ubigaragaze mu bikorwa. Imbaraga z'ukuri zirakora, ntabwo zigaragarira mu kuvuga. Kwikomeza n'impamvu ya gatatu, kwizera ibyo ukora, ibyo twakita self belief, kwizera ibyo ukora. Iyo wowe ubwawe utizera inzozi zawe, ninde se uzazizera? Imbaraga zawe zishingiye ku kwizera ko nawe ushoboye. Kwikomeza n'impamvu ya 4, ariko nimba wabikunze n'ukuri dukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu bukangurira gukabya inzozi zawe butazajya bugucika. Impamvu ya 4, gusoma no kwiyungura ubumenyi, ibyo twakita personal growth mu rurimi rw'icyongereza. Abantu batumva ibyo ukora bashobora kuvuga nabi, ariko ubumenyi buzatuma bakubaha igihe cyanyacyo cyageze. Mu gihe igihe cyanyacyo cyageze, cyangwa se mu gihe ukunda gusoma cyangwa se kumva inkuru, story z'ibijyanye n'ibyo ushaka gukabyamo inzozi zawe. Ibyo ngibyo iyo ubyumva buri munsi bikungura ubumenyi. Rero ubwo bumenyi wabukoresha bizatuma abantu bakubaha igihe cyabyo cyageze. Impamvu ya 5, kwiyoroshya ariko udacika intege, nk'ibyo twakita humility with tenacity mu rurimi rw'icyongereza nk'ibisanzwe. Ntugire ubwibone, oya, kugira ngo ugere ku nzozi zawe akenshi iyo wiyoroshya ntabwo ugira ubwibone. Ariko kandi ntuzemere ko basenya inzozi zawe. Guma mu murongo ntugwe, nibyo bita kudacika intege. Guma mu murongo ntugwe. Abakwifuriza inabi, gerageza ntiwemere ko basenya inzozi zawe. Guma mu murongo ntugwe. Impamvu ya 6, kwiyegurira intego yawe. Kwiyegurira intego yawe, shyira umutima wawe wose mu nzozi zawe. Umva, mu nzozi zawe umutima wawe aba ariho uri. Izo nzozi ni nk'umwana wawe, umurinde kugeza akuze. Umubyeyi mwiza atoza umwana we kuva avutse kugeza igihe umubyeyi yitabye Imana, cyangwa se kugeza igihe umwana akuze afite ubushobozi bwo kuba yakirera. Rero shyira umutima wawe mu nzozi zawe zose, kuko izo nzozi uzifate nk'umwana wawe, bizagufasha kuzikuza. Ubwo ni ukwiyegura intego yawe. Impamvu ya 7, gusenga, kuko buri byose twakora bitarimo gusenga nta kintu bimeze, nta kintu rwose bimaze pe. Gusenga cyangwa gutekereza ku Mana, nk'ibyo twakita spiritual strength, aho imbaraga z'abantu zirangirira, aho ngaho niho imbaraga z'Imana zitangirira. Senga usabe ubuyobozi kuko nturi wenyine. Ibyo ni ibintu bisanzwe, twe turabizi ko aho twebwe imbaraga zacu zirangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira. Nusaba ubufasha Imana, ndabizi neza ntabwo izabukwima kandi ukora ibintu byiza bibyara umusaruro bizateza abantu imbere. Twikomeza n'impamvu ya 8, gusa niba wabikunze ni ukuri dukorere subscribe. Guhitamo abantu beza, ibyo twakita surrounding yourself well mu rurimi rw'icyongereza.
Irinde abasenya inzozi zawe. Ahantu hose ushoboye komeza kugerageza. Ugeragezanye n'abantu bafite umutima nk'uwawe cyangwa abagutera imbaraga. Kwikomeza ari impamvu ya 9. Gukomeza gukora niyo ntawe waba ubona yuko uri gukora. Ibyo twakita consistent in darkness. Igihe uri muri darkness, igihe abantu batabona ibyo uri gukora, abantu bajya uri mu mwijima, wowe ukomeza ugerageze. Gukomeza gukora niyo ntawe ukubona. Kora niyo nta muntu ureba. Kora niyo nta views waba uri kubona, nta like, nta support, kuko igihe kizagera byose bikabyara umusaruro. Ubwo ni intambwe ya 9 twavuze ko tugiye kwiga intambwe 9, ariko ntabwo nabura kubashyira akantu k'umusozo keza cyane kagufasha muri buno buzima, kugira ngo ndabashyira nk'imisozo nk'itatu ipfundikira ibyo tumaze kubona. Uwa mbere, abantu bose cyangwa se abagusetse ejo cyangwa se abazagusetse ejo bazaceceka ejo bundi, bazakuriza ejo bundi. Ntuzagire umwanya wo kubasubiza, kuko ibisubizo byiza biza mu bikorwa. Uwo ni umusozo wa mbere. Dufata umusozo wa 2. Iyo abantu bagusiga, ntibiba bivuze yuko wasigaye inyuma rwose pe, oya. Ahubwo ubonye umwanya wo kwihuta utabangamiwe n'abadashaka kugenda. Nugira Imana ugasanga abantu bakwiriyeho bagiye, aho ngaho ubugize amahirwe yo kongera kwitekerezaho bundi bushyashya ugatangira ubuzima noneho amahirwe ufite. Ubonye umwanya wo kwihuta utabangamiwe n'abantu badashaka kugenda. Uwo ngo ni umusozo wa 2. None sasa umusozo wa mbere, nayimira umusozo wa nyuma. Iyo ukoresheje intwaro zose nzikubwiye uko ari 9, burya uba wambaye nk'ingabo ishinze ihagaze bwuma. Ntuzatsindwa n'abagusuzuguye, uzasiga umwotsi aho banyuza amagambo bose mabi. Iyi ngiyi ni Big Win TV. Iyi ni inama y'umunsi muyigezwaho nanjye Cyubahiro. Turabakunda. Ciao ciao. Gusa niba mbere yo kumbasezerana ko mbere yuko wenda nagenda, niba ikintu wagikunze n'ukuri dukore subscribe kugira tubone umunsi ku munsi. Turabakunda. Bye bye.